ndabona aho yarambuye nari mageze. Akakamamagara numve neza. Hello la beauty girl. Sasa mwe warumbwiye nahageze. Ubu tayari nageze mu rusisiro tayari nahasesekaye vraiment. Andi hagati na hagati mu mazu. Ofete wazukandora. Ndi hagati andi mu mazu nyine wambwiye ngo nzamukire gato kidogo. Ulaje magararanga. Sawa. Aha. Mukobwa kumbona munazi. Ni hani imbere, ni hani inyuma. Mukobwa atuye. Mukobwa. Ya, sava. La beauty girl, nute kumuanda neza. Are you good? Oh, merci d'avance. Oh, n'est pas. Tuye mwana. Mumutema hano mu gipangu. Karibu ho. La ndiro ariko nizere ko adahari. Ujyana kibazo twe tuba ahantu hasobanutse. Oya ndiro na waje wacuranze okay. Abazindutse yagiye. Meze neza ariko wambaye neza. Uravuga shuri. Urabona ndimo na. Karibu rero. Mfunze amabwuma. Ariko Siku nako gize ikibazo nabirenze. Ba nyirinzu harigiye babanga abashyitsi. Oya. Karibu. Nahanga. Hani hano. Okay, ako murimo imbere. Ya imbere gushatse kuvuga. Nshatse kuvuga amugikari nahabonye cyane. Oya na please nagari mu gikari wait. Ushatse kuvuga iki? Ni hano ko mbona byagutangaje. Nepa. Eregura sa neza urakeye niyo mpamvu ugomba kujya gusura abantu ahantu hasa neza. Ubana na nyiramazo nahangaho ariko nta kibazo. Urabona ngewe nsa nabi ku buryo naba mbamo hari inyuma. Ariko none ntabwo sa neza ku buryo abo bantu nahanga. Aniko. Karibu. Oya. Ntugire ikibazo wisanzure. Hano ni wawe. Kumbona wagize ikibazo. Mukobwa. Kumbaye ikinga ngusobanura. Ariko merci d'avance kuma karibu. Okay. Ndabikunze cyane. Aya murakoze cyane. Ntabwo watinze. Mukobwa. None umeze neza cyane. Umeze neza. Wowe se. Uri muri rebera n'ibitente. Umva nirebera ibitente rega ndi kampucuri. Really? Are you pucuri? Abiragaragara kesi. Naura kabya. La beauty girl. Nukuri ndishimye cyane. Yego. Niko. Anje. Koko ya. Anje. Kabisa. Ya. Se waheze kutaza ngo wakire umushyitsi. Twakwiteguye twese twari duhari. Mukobwa. Uyu bamwitande. Yitwa Angel. Bamwita Angel. Ego. Le malaika. Est-ce que ça va? Muri munyiteguye? Merci. Wisanzure. Nisanzure. Yego wicare neza utubwire ushaka kunywa ushaka kurya. Nibyo? Oya nibyo. Kese nibyo? Sanze tumaze gufata ka break. Harimo akagendo. Harimo akagendo ariko ushobora ariko nta kibazo nushaka nishatu hano ngo ni mu rugo. Yes, Anje mwiteho. Oya nibyo. Feel free. Relax, nta kibazo. Really? Yes. Oya nepa ntabwo mwabinkora ibyo bintu. Ruhuka wisanzure. Nisanzure hano. Relax, Sheri, ufite icyo kibazo.
murakoze cyane ahangaha wumve ko nta kibazo nawe uri buhagusohore oya wumve kuri nk'iwawe no kuna marinette oya nepa numve ko ndi nk'iwanjye wumve ko ari nk'iwawe urabona asa neza kese nisanzure sheri urabyishwe bimere neza utubwire icyo ushaka murakoze cyane ngo yicara neza nta kibazo nicare neza wisanzure wumve ako anje akira umushyitsi tumwakisha yaturutse kure nkurabire njye ariko njye nywa amazi vraiment amazi mu rugo rwacu ni amazi nayo koga amazi nayo gufrisha nayo gukoropa ya merci nta kibazo mu mijyi hari kabisa mu mijyi hari anje ese uzishyira kibaye ikisheri nta bintu dufite byo kunywa byadushiranye nari nabyibagiwe ejo nagiye mu mujyi bagiye kuzana oya ntugire ikibazo oya uretse gato ngo nta bintu biri muri firigo muri firiji ibintu byashize muri firigo byashize nepa ntabwo byumvikana bigiye gukemuka ambo sasa uretse gatoya amufite kadogo reka dogo twamufa njye ninyweraga petit mitsing agapeti mitsingi bya rufuro ubu ntabwo uzabyimbinda oya nta kibazo oya mwe mu nkuki ngensha unywa belize sheri unywa belize uwo nkuki ka Jean Daniel unywa belize akanywa Jean Daniel wowe se nta bintu bya rufuro ubona uri kuri taye umeze neza ako ukuntu ngukundira itaye yawe uravugisha ukuri wazabyimbinda wazabyibuha nta bintu bya rufuro sasa uretse gato ndebe neza kadogariye nta kibazo hanje aragira mfite ikarita urumva ariko wenda wamutuma nta kibazo ayase baramuheza kode andi ayishyure nta kibazo vrema nta kibazo ndayishyura cyane nta kibazo kabisa urayishyura birumvikana hano haravamo udupeti tubiri tuzane note nshyashya umeze neza ariko numva shaka kabaida we nyine katubanze tunakantu kamwe ubundi numva shaka kusimambwe ngo ni wanjye umuzanira udukweta ahubwo muzanira udusiripa nta kibazo nanjye mwama wareka gato nkavugira kuri telefone nta kibazo merci nzane inkweto mwareka gato nkambara ku kagofero kanjye byose ni ibyawe nta kibazo byose ni ibyawe n'ino ngofero yabaye murakoze anje nibi bintu n'utungutu natwambara kamvugiye kuri telefone ho gato ya merci sinumva abantu barukuye reka nkubwire umunyabwenge biriya bihumbi umwana agiye gushyira kuri telefone umuheze nimero yawe we nagaze amazina yawe yose umva tugomba kumukuraho amafaranga y'inzu amafaranga y'imisatsi gusohoka udasohoka genda umurebere twa tubyeri turimo hariya tumaze imyaka ingahe ubu ari twumuzanye nashyiramo n'amazi ariko iruka aze ave ko bavugiye kuvugisha cyane agiye kwaka andi mafaranga kumucuri kuri hasi Yeah, it's been a long time, my nigga. Ushaka kutuvugana kuri video call. Right now mbonye umwanya cyane. Okay, right now mbandi home kabisa urabona niki. Unaona. Right now mbandi feel at home, Brazil. Yeah, Olivier ndamubona inkotanyi cyane Olivier. Peace cyane ndakubona cyane. Ungu nibwo nabona umwanya nyuma y'imyaka 2 mushaka ko tuvugana video call. Right now ungu nondi home kabisa. Asante sana ndababona cyane from US kabisa. Abantu muri Canada. Yansuriza abantu bari Canada cyane. Ndababona cyane murakoze cyane. Ambo haliya
mubona niho nicara mu gihe naruhutse cyane. Ya unaona wewe nimugire ikibazo cyane, ndabakunda cyane vraiment. Ya noneho nta kibazo, peace. Nanababwiye ngo nibwo najya naba mubi cyane. Ya bomba ndifira ati home maniga. Poa. Ya murabizi gahunda bari fira ati home. Aya naringiye kuvugana n'abapapa bakuru. Reka mufungurire urangiza sinzana bayashyize imfunguzo. Ariko twagerageza ntabwo ndi kukuvuna anje. Oya nta kibazo yafungura. Merci. Oya nta mpamvu yo kumuvuna, ahangaha ni iwawe rega. Hano ni mu rugo. Noneho yandi Daniel. Shiri ni wewe waturutse kuri Daniel. Banzu umwe wambwiye ko buri wati njyama Jean Daniel ariko bagiye kwizana unywa Jean Daniel. Ako wowe nta kibazo, banzu umwe nawe waturutse kure ariko kubigize nk'umunyacyaro watinye wagira ngo kumura nega nanjye ni umuntu. Oya none si iyi ngofero ariko njyahuye kiri kugushyira. Ni ukuri uravugisha ukuri. Nta kibazo. Hari n'ameza imbere yawe. Hari n'ameza. nzure ako unywa nukuri urugendo se yaguhaye ikaye akajya akusomesha nta kibazo. nawe uranyibera yakumbwiye ukuntu ni ukuri uranda kesi anje yabikubwiye nawe nakukunze rwose yakumbwiye no wankunze no merci niko nakose kuba mwatetse sasa ndabona twatetse use hano nabwo ese ukunda kuri iki ndakavuga cyane nibyo byo tugira hano uya ikintu cyose ushaka turakwitaho regana niko muranyitaho nibyo anje nta kibazo oya ko muri abana beza cyane ariko harya ya kesi Daniel mwayizanye nimba ari Jean Daniel wari ugiye kumpa ikarita oya buretse gato niko Belize yaje barimo barayizana ndetse gato ufashe ku cyo ukunda kwifasha gato hano nabonye ari ku mujyi wamwereza n'ikarita yawe gufasha nta kibazo anje nyigusha uyayimuye nta kibazo aragufasha nakoze cyane ya wayibonye cyane ntacyo turakoresha POS nakoze cyane nakunze ukuntu mwanyakiriye wago ariko urambwira kuri n'amafaranga y'inyama zewe turaza urumva ndakura amafaranga y'inyama zewe ya anje avuze neza anje agenda bikurikirane oya je amafaranga nawe anje bisigaye wa taking a shower kujya muri douche nawe mupa mumba nikajanje ndije abo ngino oya ngomba kuzuka rusika wijyanire munjanye no muri douche ubwiye feel at home feel at home munjanye muri douche asiko ko muranjanye ni mama y'Imana nta kibazo ya koga munjanye koga umahano amuyimina umugore mama y'Imana nane anije unyanyobora nta kibazo anje munjanye muri douche munjanye muri douche Chérie, la boutique. muri douche La boutique. yicarire hano Ariko uretse gatoya. Hano agomba kujya indi flat. Hano hakajya indi flat. kuko dushaka no gusiga amarangi tugashyiraho tugasa n'umatisi tuzagushushanya. Hano agomba kujya n'ishusho ya movie. Dushaka umu artiste uzagushushanya chérie.
woni hantu bivuze nabikunze cyane cyo kunywa artiste Kandi no wicare igikuta cyose kizemo ifoto yawe Wicara uruhuke musware mu rugo Urabona ko usa neza numva nubutse cyane ugiye kurya mukanya tujye no kuryama byanje nyegera cyane nakwegereye kese muravugisha ukuri ushatse kuvuga ko ino nyubako ari mbi yiyoboye inyubako rwose ni yawe muvuze neza cyane muvuze neza cyane icyo ushaka gusa kitubwira ushaka tugukorera ushaka kuryama namukunze cyane wakunze nta kibazo turabavandimwe twebwe nta kibazo ushatse kuvuga ko nta kibazo nta kibazo gihari twebwe twasangiye n'ibere ntabwo wowe watubona gusangiye nakumvishe cyane you got it ngo mfite intoki nziza cyane urabyishurira byijwe nziza kazuru oya neka mbese ntabwo wabivuga ntabwo wabivuga nari kapucura ariko oya ibyo mfite izaba nziza cyane oya ariko ntabwo inzara zonyine sa neza hose bisa neza ni mama y'imana ni wowe muri ugiye kurya ubwami bwose bwawe tujya ushaka hose ushatse kuvuga ko ari umutware muri excuse me okay anje nta kibazo ntumura nta kibazo nibyo ariko kese uri kumva mwahageze hano kaze mbafungurire bivuze ko we nanje ni iki kaze mbakingurire nta kibazo tujya gutwara nta kibazo we nanje hari ukuntu byagenda icyo ushaka cyose ushaka ko bigenda ntabwo bibaho wowe ntugire ikibazo iyi si ntabwo ibaho iyi si ntabwo ibaho ntabwo ako gese ibintu nkoreye ko byakurenze byakurenze anje agiye kuzana agiye anje ko nta muruzi anje agiye ari kuri telefone ariko katurebe nta kibazo Anje werekura umwami wawe ibyaba ibyo ari byo byose umutware ngewe ni karibu abashu basanzure Jimmy yala Sibibuze kuzimbaba rero dore hasi ariko dore Mana ariko nukabaneze ni sawa fresh kabisa umeze neza ndakubona cyo meze utese bro ni sawa mana rimba kumbe akise ntabwo dere wane igihe mumaze mutaza no kudusura meze neza se cyangwa uri wikomye neza dore ni za vibe man twari tubakumbuye mwe twaze kwibagirwa narayibagira ubu ndabona none umuziki ese Jimmy bari baratwaye asenze bayoboye ndabona twinjiriwe ndabona twinjiriwe ujya uriya se uriya muganga bava rero n'ufite ariko nawe mana birenze ndabona gasanzwe cyane kandi ntabwo kama by'amaso what nabi ninde se barabizi ese bize fresh ubu none tugiye gutwika hano hagiye kuba show itaraba mu ndetse mateka nahamagaye n'abandi baniga oya umva bagize bari muri baraje tugiye gutwika bake twe ave noneho kizimyamoto hafi hariya hagiye gushya bihari wani kwa kugurumana none se kese bihari mani murabizi murabacu nimugire ubwoba uriya muniga uriya muniga uriya muniga urumva ngo yakundanaga n'umukadogo anje inshuti ye yaje kumureba turamwakira nabirenze nose kari kuvuga ngo baganiriza abashyitsi we shiri petit yangu watuje njye nakubwiye ko kadogo yagiye nakubwiye ko kadogo yagiye twe turashaka kuganiriza abashyitsi ariko rone mukateze kajuga nkazi dere akajuga mani tuba twamwakira rero none ibyango avaye nawe dushe avuye mu cyaro avuye iwabo hehe afite ivumbi mani uzakarangazi iyo ngiyo biragaragara kabisa uzakarangazi rero ko nari kwinyonga urabizi tuni ya wike have nose ibyo kumubiriyemo mani birahari ibyo kurya birahari simubizi mani chapu noneho abagizi bacu bari noneho cyangwa urabona mpagaze ngewe dore umusaza ni imbere cyane rwose ni imbere ndashaka ntabwo nayikuraho mbese DJ simubure hafi oya DJ araje mani
azanye n'abasaza bakuru cyane njye nibajije impamvu naguhamagara kumva uri kumwe na Kajuga Kajuga sure yarakamba umuntu uzukabona kurengeza na turi kumuganiriza ibiriya twamupema n'aga kesi akesi karahari kabizi anje sura muyabewe agiye gushya noneho wallahi abaporo kwambika impeta akoze mani kwa Dani wayikwambitse uya ntabwo ari imbabazi aribonye yagiye kubona yambaye umuntu uvangiye reka mubaze Mutseka abahungu iriya Kajuga Wakasi genziranye nawe bro tezenge nka ziriya yaje yicara Anje nawe isinere na kakani genziranye nawe umeze neza uwo mufare ugiye kunywa Kasi. urabizi iyo twageze hano dore ni gutya ni gutya mva mana amagara ndi kuri supermarket Wakasi urasubite comment allez-vous comment excuse me banamwe nagusobanuriye umuntu washaka bari nawe go out okay go out wonye kambara ahangaha man badoni yakashuga oya ariko muri ibi karuvati man nashaka karuvati yambaye n'abayobozi uriya umva kasi oya suke na siriki Kasi. bavaye kimwe man ano nakaduteze noza nka ziriya none se tuvayibinge mana ahubwo umva ushaka tuti kasi ikarita ndayifite Kasi. amagara batuzanira ubundi buri kintu nakubwira okay merci ikintu nakubwira ni iki merci magakarita kanje basi nita agakarita kanje basi ikarita kawe kubikira ikarita mani mwibikinda siko mumeze nkaho mutifite icyizere umuniga basi nata uyu nguyu ari kubarakaza ari kutumishiriza ariko dore usungu yaduha vibe man wapi mani Ntabwo nacisheni yagiye mwebwe nk'umuzi bro okay serious umutware muvugisha umva reka mbamagare kadoha bazanira icyo wanjye genziranye nawe oya ntabwo ari nakora urabona ibintu amagara wa mujyi atuzanira anje ikintu jya mani kuzana wike yacu murimo murayica oya kambare nkuriya man kasi bro bite bisi ubizi kweli dore ni kwako nijye ntabwo njya mpindura aragese ni fresh anje aho ni hahandi basi magakarita wampaye agakarita uyu muntu ari kugira ngo tuziranye akiri karita yawe Uyi karita ye. iseni zavuyeho mani yimuhereza agenda amafaranga yamaze ko nanjye ndamujene nanjye ndumujene tuzahura mani ntwazi baga niga nkiriya man ngo umushinga sawa ibipesi by'ishati wasanga ufite ntabwo nabifunze go out bantu basohotse go man out sohoka maniga nanjye ndumujene umujene. twasangira mujene musiga muduteza abantu nka bariya kweli dore bakambara urya agatebezo neza ati nibyo njya nkubwira ni igikara cya kesu kivanze n'ikimetisi cyane yiteze gende sikamawi bita bihura cyane ni nk'ipatanoroji zo mbabara nawe tujyamo hagati babyara nyamu white wala ikoze mwabyara metisi nyamu umva bibi cyane hejuru cyane ntabwo dukabya natanariyasi waje